nanjye nitwa Nturanye nabo Fideli uturuka mu murenge wa Kanjongo akagari ka Kibogora mu mudugudu wa Nyenyeri. Ikibazo mfite umuntu yahohoteye umwana wanjye aramusambanya arangije amakubita ikintu hano arapfa. Mu by'ukuri ibyo byarabaye byagiye mu rubanza bimaze kugera mu rubanza buranira Rusizi bari batatu hagaragara umwe abandi dosiye zirabura ndamutsinda tujya mu rukiko rw'ikirenga ndamutsinda ariko nyuma gatoya menye ko bagiye kugurisha imitungo nzavanamwe indishyi nandikira meya wari Kamari bagiye kugira imitungo abo ngabo nandikira meya wari Kamari abandikira babwira ko iyo sambu itagurishwa urubanza rugikomeje. Tuburanye mu rukiko rw'ikirenga ndamutsinda mutsindira miliyoni 5 n'igice. Nyina wanyiciye aca ruhinga nyuma ya samba arayigurisha ayigurishije ngana umuhesha w'inkiko mwuga wandangiriza urubanza witwa Vesa w'Irusizi arya amafaranga ntiyarurangiza. Amaze kwanga kururangiza nibwo nagendaga ngana maje rambwira ngo nzarega waguze n'uwagurishije. Ndabarega mburi jambo mu rukiko ndajurangira Rusizi mburi jambo banca 600. Ubu bigeze byagarukiye ahuko n'ibyanjye muri urwo rubanza banciye 600 ibyanjye barabigurishije n'umuryango wanjye turi guteragira. Ugurisha rinde byagurishijwe n'umuhesha w'inkiko kandi sagurisha ibyawe ate ngo nuko twaburanye mu rukiko bakanca 600 nabibuze. Uwo muhesha w'inkiko ariho aracyari umuhesha w'inkiko aracyari umuhesha w'inkiko atuyara mu Kabuga wenda ari hano turi kumwe hano cyangwa muri aka kanya rero muri studio za Hope of Africa TV yamanutse igera Nyamasheke aho twagiye gusura cyangwa twagiye kuganiriza umusaza watubwiye ko afite ubuhamya buteye icyambere n'ubuhamya bubabaye